ikaze ku nkuru yanjye uyu munsi nifurije yuko twanyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel namwe nkayibagezaho. Mwebwe bakobwa namwe basore b'abahungu ndashaka yuko muza kumva iyi nkuru yanjye mwayikunda mwakwifuza yuko izakomeza ubundi mukanyandikira hasi muri comment ino nkuru tukazayikomeza kugeza igeze ku musozo kuko ino nkuru yambayeho yari ndende cyane. Ubundi duhurira hano ngiye kubagezaho inkuru ya MK Original n'abari abakinnyi dukinana muri iriya channel kuri iriya channel yitwa MK Original TV, ariko size ngizi hari inkuru yanjye nifuje kubasangiza yambayeho mu myaka yashije. Ni inkuru y'urukundo. Nimuyikunda mwandika hasi muri comment ati tuzayikomeze ku buryo tuzakora episode ya mbere n'iya kabiri ndetse n'iya gatatu, kuko ni inkuru yatangiye tukiri batoya nyikinjira mu rukundo, ariko urwo rukundo ruza kumbana nkaho navuga ngo ni super deep cyangwa se ruza kumbana iserere. Ndabasuhuje rero kandi ndabaramukije, mbifurije kugubwa neza muri kino gitondo. Ni umuhungu wanyu umusamariya igisigo Legacy ubandikira no nkuru ndetse yarangiza akanayibakorera akayeditinga akayaploadinga akayinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel witwa MK Kamariza. Hagati aho ngaho ibuka gukanda subscribe kuri no channel, fungura inzogera nimba utarakanda subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze ku nkuru yacu ari nayo yanya. Mu gihe cyashize byari 2015 nari mfite imyaka igeze kuri 18. urumva yuko byanga bikunda nanjye nari nangiye gukunda. Nabaga mu mujyi wa Kigali, nibwo naje guhura n'umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa we yigaga interina, ariko njyewe nari nararangije nari nakarangije kwiga kuko ndi umuntu wize bigoranye cyane. Icyo gihe nari ndi mu mujyi wa Kigali, ubwo nari naragiye gushaka ubuzima iyo ngiyo nyine mu mujyi wa Kigali. Murabizi yuko iyo uba mu cyaro ibintu bikanga, wibwira yuko i Kigali ariho hantu haba amafaranga. Rimwe na rimwe rero twebwe abanyacyaro tuba dushaka kunyaruka tukikubita mu mujyi tukajya gushakirayo ubuzima iyo mu cyaro byanze. Ushobora kuvuga yuko mu cyaro byanze ukifuza kujya i Kigali uzi yuko ariho bizakunda, ahubwo noneho bwa buzima ubayemo i Kigali bugahita bujya munsi y'ubuzima wari ubayemo mu cyaro. Iyi ngiyi ni inkuru yanjye yambayeho njyewe bwite, ndifuza kuba nayibagezaho. Mwibuka gukanda subscribe kuri no channel, mufungura inzogera kugira ngo hatazajya hagira inkuru nimwe ibacika. Muri uwo mwaka wa 2015 nari mfite imyaka 18, nibwo nagize gutya mu cyaro biranga, ubwo amashuri babiranze ngira gutya ndavuga se ubundi ni gute ko mfite imyaka y'ubukure 18 natagira gutya nkanyaruka nkajya i Kigali ubundi nkajya gushakirayo ubuzima nko mbona mu cyaro byanze. Koko naje kugerayo ubuzima ndabushaka, nkomeza kubushakisha mazeyo imyaka 2. ubwo ngubwo nari mfite imyaka 20. aho nashakiraga ubuzima baje kunyimura banjyana hafi y'ikigo cya privé. Ndagenda abariho nkomereza gushakisha ubuzima ngo ndebe uko nzabaho mu gihe kizaza. Icyo gihe naje kuhashakishiriza ubuzima hagati aho ngaho hafi y'ikigo cya privé, ariko hakaba hari abanyeshuri bigaga bataha, yewe basukanuraga igifaransa nkaho bakivukiyemo ndeka sinakubwira. Noneho ururimi rw'icyongereza rwo bari bararumize bungure. Ariko icyo gihe naje gukundwa n'umwana w'umukobwa wigaga muri icyo kigo cya privé. Nje gukundwa n'uwo mwana w'umukobwa, nanjye nza kwisanga naguyemo, birangira kuko nkundanye n'uwo mwana w'umukobwa. Urukundo yewe rurakomera, ruza gukomeza cyane. uwo mwana w'umukobwa atitaye ngo ndi gushaka ubuzima, we ari kwiga. yankundaga urukundo rw'ukuri, nanjye birangira mukunze urukundo rw'ukuri. Numva nta n'undi mukobwa namubangikanya nawe, numva nta wundi mwana w'umukobwa nshobora gukunda atari we, kuko numvaga aramutse avuye mu buzima bwanjye natazongera gukunda ukundi. Nkanjye nk'umusamariya igisigo Legacy, koko urukundo rwarakomeye rusiga no gukomera. Yewe
twabanye umwaka umwe, uwa kabiri nari ngikora aho ngaho, ubwo nawe yari akiga ariko yenda gusoza. Uwo mwana w'umukobwa twageze aho ngaho turaganira, ndamubwira ati urabona yuko tumaze igihe kinini dukundana, byanga bikunda imyaka 2 irashize, ndifuza kumenya famiye yawe nawe ukamenya famiye yanjye. Arambwira ati kumenya famiye yanjye ko bigoye se mwana wa mama, izagenda gute? Ndamubwira ati buriya nayitinye itarungurutse, ingaruka zose bizangiraho niteguye kuzazirengera kuko wari warabimbwiye. Namubwiye yuko kumenya iwacu bitagoye, igihe icyo ari cyo cyose ashobora kubipanga akabibwira ababyeyi be ubundi tukajya kubasura. Ariko byaje kuba ngombwa yuko ari njye nk'umusore ufata iya mbere nkaza kubanza kujya gusura uwo mwana w'umukobwa rwose mu rugo, twicara tukaganira. Ariko uwo mwana w'umukobwa yaje kumbwira ati mu rugo iwacu haratinyitse, nagira ngo nkubwire yuko ndi bucura mu rugo iwacu nkaba uwa gatatu mu bana b'iwacu. Ati ariko reka nkubwize ukuri, abasore benshi baje gusura abakobwa tuvindimwe byababyariye amazi n'ibisusa. Nkanjye nk'umusore nakomeje kwihagararaho, ndamubwira ati uko byagenda kose, uko byamera kose, tugomba kugenda nkagusura nkamenya famiye yawe ndetse nkamenya n'umuryango wawe muri rusange, nkamenya naho utaha, tukareka gukundana tuziranye ku isura nazi famiye yawe. Umwana w'umukobwa arambwira ati uhawe ikaze, ati cyo kozi bizakubaho nyuma uzabyirengere. Ndamubwira ati ndi tayari kubyirengera kuko wabanjije kubinsezeranya, mfite uko nzagenda nk'umusore. Igihe cyaje kugera twemeranya itariki yo gusurana, icyo gihe byari muri vakansi, yaragiye mu biruhuko. Kuko yatariki igeze mfata isimu yanjye nkoringa isimu ye, ndangije ndamuhamagara turaganira nk'ibisanzwe. Ndamubwira ati ya tariki yageze, ndifuza kuza kugusura. Ubwo twari twaravuganye kuko icyo gihe cyarageze. Ndangije mfata iya mbere nk'umusore rwose, nambara ipantaro yanjye nziza, nkubitamo agakweto. Ubu ndangije kubitamo, nkubitamo agakote keza, ndangije ndanyaruka njya gusura uwo muvandimwe wanjye, inshuti yanjye twari tumaranye imyaka 2. Nateze akamoto karagenda kangeza kuri gate. Nkihagera koko nabaye nk'umuntu wikanga, ubwoba bwaranashye ariko ngomeza akwihagararaho. Nikigera kuri gate nahasanze umusekiriti, arambwira ati kwinjira hano biragoye, ntago biba byoroshye. Ati se ubundi uri muri famiye yabo? Ati se ko mbona uje kubasura bite byagundi uri muntu ki kugira ngo tuguhereze ikaze ryo kwinjira mu rugo? Abo basekiriti naje kubabwira yuko nkundana n'umwana waho w'umukobwa, ndifuza rero kuba namusura kuko twari twabivuganye. Abo basekirite baje kumuza n'uwo mwana w'umukobwa w'inshuti yanjye, bagira gutya bamuzana we. Ubundi indangije koko bamfungurira gate, ndinjira uko bisanzwe, ninjirana n'uwo mwana w'umukobwa. Tukigera mu rugo mo imbere mu mbuga, uwo mwana w'umukobwa yarambwiye ati hano hari akajaride umuntu yakwicaramo tukaganiriramo. Icyo genda byuka byari munsi y'umukindo wari uteye mu rugo, mu kajaride keza cyane gateyemo intebe. Arangije arambwira ati ndifuza yuko nazana agatebe twicara ahangaha tukahaganira, cyangwa se tukajya muri salo tukajya kwegera ababyeyi nk'uko bisanzwe. Naje kumubwira ati sohora udutebe n'ubundi twicarira ahangaha aba ariho tuganirira muri ako kajaride kuko hari akayaga keza. Umwana w'umukobwa yinjiye mu nzu koko asohora intebe uko bisanzwe, ariko yaje kuhasanga ababyeyi be bari bavuze, bari muri salo, bari mu ruganiro, bari kuganira, barebaga ngo televiziyo kuko we niyo makuru yaje kumereza. Uwo mwana w'umukobwa yaje gusohokana intebe ye, asohokana n'iyanjye. Ariko akisohokana, abo babyeyi be bagize amatsiko y'ahantu ajyanye izo ntebe z'uwo muntu wamusuye. Yasohokanye intebe ye, asohokana iyanjye. Ubundi mama we nawe ahita afata intebe ayikubita ibitugu, papa we nawe afata intebe ye ayikubita ibitugu. Akihageza yarayiteye mu ruhande rw'ubumoso, irebana n'iyanjye. Ubundi ababyeyi be nabo bahita bazitera barebana. Ibaze uri umusore nkanjye,
umukobwa mukaba mutariganye ndetse mukaba n'ahandi hantu muziranye muhuriye. Ese nkawe uri umusore nkanjye waganira iki, byakugendekera gute? Ni ukuri waba ubaye nk'ugwiriwe n'inzu. Nimba mwakunze ino nkuru mwandika hasi muri comment ati yikomeze, nzayikomeza izindi episode zaje gukurikira, kuko izo episode zakurikiye byarangiye tumenyanye n'ababyeyi be, ubundi nawe dukomeza kumenyana birangira ikindi gihe tunabanye. Izi ngizi turacyabana. Andika hasi ati komeza iyo nkuru, nzayikomeza kuko ni inkuru ndende kandi iryoshye cyane. Murakoze cyane mwebwe mwakomeje gukurikirana ino nkuru yanjye ndetse ari nayo yanyu. Mwibuke gukanda subscribe utarakanda ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibindi bihe, uzajye ubona zino episode bitakugoye zizajya zinyura ku muyoboro mugari wa YouTube channel. Ngiye mu busanzwe igisigo Legacy uyibategurira abayibandikira ndetse nkananyuza kuri muyoboro mugari wa YouTube.